Ndabasuhuje mwese, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, haba abari muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze yacyo. Mwese Imana ikomeze kubana namwe mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Uyu munsi rero tugarutse muri bya biganiro byacu, ibiganiro bifasha umuntu wese kuba yabaho ariko akabaho afite ubuzima bwiza, akabaho ameze neza. Niyo mpamvu twagarutse muri bya biganiro kugira ngo buri muntu wese arusheho gusobanukirwa n'icyo yakora kugira ngo ubuzima bwe bumere neza, bugenda neza, ntabashe gusubira inyuma, ahubwo agakomeza azamuka. Hari byinshi abarwana nabyo, hari byinshi bimucogoza, hari byinshi bituma acika intege, hari byinshi bimubuza amahoro. Rero niyo mpamvu tubazaniye ibintu bitanu byafasha umukristo gutuma adasubira inyuma, adacogora, bigatuma akomeza urugendo rwe, maze Yesu yagaruka agasanga yiteguye. Nk'ibisanzwe rero muri kumwe na Banana Office muri iki kiganiro, niwe mukomejanyije. Rero niyo mpamvu tubahaye ikaze muri iki kiganiro kugira ngo wiyumvire ibintu byatuma urugendo rwawe rwa gikristo rumera neza. Rero ikintu cya mbere rero kugira ngo urugendo rwawe rubashe kumera neza, ubashe gukomera kandi ubashe kurugenda umeze neza, ikintu cya mbere umukristo akwiriye kwitaho ni ukwiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana cyangwa se Bibiliya, agasoma Bibiliya, ijambo ry'Imana, kuko Bibiliya ni igitabo cyiza. Hari abantu benshi batayemera, ariko wowe uneze amatwi, ubasha kumva ndetse uha agaciro Bibiliya, usenga, usobanukiwe n'uko hari icyo yakumariye, ikintu cy'ingenzi ukwiriye kwitaho cya mbere ni uko ukwiriye kwita kuri iyo Bibiliya, ukazajya uyisoma umunsi ku wundi, kuko ijambo ry'Imana ni ibiryo by'umukristo. Uko utafata umunsi ngo uvuge ngo urabwiriwe, uvuge ngo ngiye kubaho narya mu buzima busanzwe, utafata ibyo kurya. Niyo mpamvu rero n'ijambo ry'Imana ni ibiryo by'umukristo, kuko biramukomeza, bigatuma urugendo rwe rugenda neza. Ijambo ry'Imana rero ari ryo Bibiliya, igitabo cy'Imana. Nubwo hari benshi baba batumva ko ari igitabo cy'Imana, ariko gikubiyemo byinshi bitwigisha, ariko reka tubyumve ku bantu bayemera. Ijambo ry'Imana rikubiyemo ibice bibiri, hari Old Testament na New Testament, isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya. Muri ibyo bitabo rero uko ari bibiri, harimo nanone ibice bitatu, hakubiyemo ibindi bice bitatu mu ijambo ry'Imana ukwiriye nabyo gusobanukirwa. Ibyo bice bitatu ni ubutumwa bwiza, amateka ndetse n'ubuhanuzi. Ibyo bice bitatu rero yenda ushobora kutabyumva neza, ariko muri Matayo igice cya 17 umurongo waho wa 4, ubwo Yesu yazamukanaga n'abigishwa be batatu b'ingenzi ku musozi agiye gusenga, bagiye kubona babonekerwa na Mose ndetse na Eliya, baza mu bwiza, maze bababonekeye rero bagiye kubona Petero avuga amagambo. Amaze kubona Mose na Eliya, arangije avuga amagambo yanditse muri Matayo igice cya 17 waho wa 4, aravuga ati, abwira Yesu ati, ni byiza yuko turi hano, ushatse naca ingando, imwe yawe, indi ya Mose n'indi ya Eliya. Ibyo rero bisobanuye bya bice bitatu nari maze kubabwira. Ibice bitatu ari byo amateka, ubutumwa bwiza, amateka ndetse n'ubuhanuzi. Ingando ya Yesu niyo isobanura ubutumwa bwiza. Nusoma muri Bibiliya, ugasoma mu gitabo cya Matayo, Mariko, Luka ndetse na Yohana, uzahasanga ko handitse ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ndetse n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ubwo rero ubutumwa bwiza nubusoma uzasanga ibintu byinshi aho bifokasinga cyane, bizaba bivuga ku nkuru ya Yesu, ubuzima bwa Yesu, uko yavutse, urugendo rwe hano ku isi uko byagenze, ndetse n'uburyo yagiye akora imirimo n'ibitangaza, ndetse n'uburyo yabambwe, ndetse n'uburyo yazutse, ndetse n'inshingano yasigiye abemeye kumukurikira, kondisiyo bagomba kugenderaho kugira ngo bazabashe kugera mu bwami bw'Imana. Rero niyo mpamvu icyo gice cy'ubutumwa bwiza ari ingando ya Yesu. Niyo mpamvu ukwiriye kumenya ko mu gihe wiga ijambo ry'Imana ukwiriye kumenya ngo mbese ndimo ndiga ikihe gika
cy'ubutumwa bwiza cyangwa se ni igika cy'ubuhanuzi. Rero igice cya kabiri ni ingando ya Mose. Ingando ya Mose rero isobanuye amategeko, amateka ndetse n'ibintu byinshi nyine bikubiye mu mateka. Ayo mateka rero ahanini tuzayasanga mu bitabo byanditswe mbere, uko guhera mu ijuru, uburyo Imana yaremye isi n'ijuru n'inyanja n'ibirimo byose, ndetse n'urugendo rw'Abisiraheli, uburyo bavuye muri Egiputa bakaza, ubwo urumva ni guhera mu itangiriro muri Old Testament, guhera mu itangiriro mu isezerano rya kera, ukaza ugakomeza ukareba amateka, ukareba uburyo isi yaremwe mu itangiriro igice cya mbere. Imana irema isi n'ijuru Imana irema isi n'ijuru n'inyanja n'ibirimo byose. Mu gice cya kabiri bigakomeza. Ntabwo ibyo byose tugiye kubivugaho mu buryo burambuye dusamarazinga ibyo bice, ahubwo ukwiriye kumenya ko amateka ndetse n'amategeko bikubiye muri icyo gice cya Old Testament, ahanini bikubiye mu bitabo mu isezerano rya kera. Rero ukwiriye kuzirikana ko niba uri kwiga amateka ndetse n'amategeko ukwiriye kubisanga nk'aho ngaho. Si uko mu isezerano rishya hari ibihura n'ibyo mu isezerano rya kera, ariko ibintu biba bivuga ku mateka yagiye abaho ndetse n'uburyo intwari za mbere zatubanjirije zagiye zitwara mu mibereho yabo ya buri munsi mu rugendo rwabo rwa gikirisitu, ko bagiye batsinda urugamba. Ahanini biba ari amateka kugira ngo nawe kubera isomo uko ukwiriye kwitwara. Rero kuri ibyo bice bitatu hari ikindi gice cya gatatu, aricyo cya nyuma, igice cy'ubuhanuzi, ariyo ngando ya Eliya. Ni igice cy'ubuhanuzi. Ubuhanuzi akenshi tubonamo ibitabo bibiri ahanini, tubonamo ibitabo bibiri ahanini nibyo bivuga ku buhanuzi, ariko si uko hatari n'ibindi bigiye bitandukanye, kuko hari abahanuzi bagiye bahanura ibintu biraba, nk'ibitabo bya ba Yoweli, ba Hoseya, bande ba Yesaya, bagiye bavuga ibintu bigiye bitandukanye. Ibyo bintu byose birasohora, bigenda bisohora rero nabyo byari mu buhanuzi, kandi ubwo buhanuzi bukaba hari abo bwarebaga bo muri icyo gihe, ariko hakaba n'ubundi bugenda busohora uyu munsi tukabubona, tukabona ko bwaba bwaravuzwe na Yoweli, kuko abasoma ijambo ry'Imana, iyo dusomye mu mubwiriza, mu gitabo cy'umubwiriza, dusangamo yuko ibyahozeho ari byo bizongera kubaho, ibyabaye kera nibyo bizongera kubaho, nta gishya munsi y'ijuru. Niyo mpamvu rero ubuhanuzi bwagiye buvugwa n'abahanuzi bagiye batandukanye nabwo bugenda bugaruka bwisubiramo muri iki gihe cyacu, ariko tukaba tubonamo ahanini igitabo cya Daniyeli ndetse n'igitabo cy'ibyajuwe. Igitabo cya Daniyeli ndetse n'ibyajuwe dusangamo ubuhanuzi bwinshi bugiye butandukanye, ubwasohoye n'ubutarasohora, nk'uko n'uyu munsi tugitegereje ubuhanuzi bugenda busohora umunsi ku wundi. Niyo mpamvu rero ubuhanuzi ntabwo buri mu gika ukwiriye kwiga. Ibyo bice bitatu rero bikaba bigize Bibiliya, ukaba rero ukwiriye kumenya ngo ndiga ikihe gice, mbese bitewe n'intambara uri kurwana nayo, ndiga ikihe gika. Ushobora kuvuga ati njyewe nkeneye kumenya imirimo n'ibitangaza Yesu yakoze, nkeneye gusobanukirwa ubuzima Yesu yabayeho, ukavuga ati ubu muri iki cyumweru ugiye kwiga ubutumwa bwiza nabyo, kuko niba uri gushaka gusobanukirwa n'ubuzima bwa Yesu, ubuzima bwa Yesu bwonyine, kuba yaravuye muri iyi si nta cyaha akoze, akava muri iyi si anesheje agasubira mu ijuru, hari ibintu byinshi bizagufasha kurwana urugamba rwawe uri kurwana narwo muri ubu buzima bwa buri munsi, mu gihe wiga igitabo cya Bibiliya ufokasinga cyane kuri icyo kintu cy'ubutumwa bwiza, wibanze cyane ku butumwa bwiza. Urumva ni wibanda ku butumwa bwiza, ureba iyo mibereho ya Yesu, bizatuma uvuga ati ubwo Yesu yatsinze akagenda anesha kuri buri ntambwe, akava muri iyi si, Satani akamugerageza ariko agatsinda, asubirishije handitswe ngo ukwiriye gusobanukirwa ko rero nawe niwiga ijambo ry'Imana bizatuma utsinda. Guhanga amaso Yesu Kristo n'uburyo yatsinze bizagufasha nawe gutsinda.
ibyo uhura nabyo bitume uko umuhanga amaso, bitume nawe uvuga ati uko yatsinze nanjye ngomba gutsinda. Kandi uko tumuhanga amaso duhora turushaho kwibonaho kudatungana mu mibereho yacu, bigatuma turushaho kwegera Imana. Niyo mpamvu rero mu gihe wiga ijambo ry'Imana, uri kwiga ubutumwa bwiza, ukwiriye kureba isomo uhakura aho hantu, ukwiriye kumenya neza ikintu uri kwigira kuri ubwo butumwa bwiza ku mibereho ya Yesu n'ubuzima bwe bwa hano ku isi, nawe ukabugereranya n'ibyo urwana nabyo n'ibyo uhura nabyo. Ikindi rero, mu gihe uri kwiga ijambo ry'Imana, byagufasha gutuma udasubira inyuma mu rugendo rwawe rwa gikristo. Ushobora kuvuga ati noneho uyu munsi ndiga ku gice, cyangwa se muri iki cyumweru ngiye kwibanda cyane ku mateka. Uzareba intwari nyinshi zagiye zirwana urugamba rugiye rutandukanye, kuko ziba zarahuye n'ibigeragezo bitandukanye, maze uvuga uti ndimo ndiga ano mateka, hari ibintu byinshi nkwiriye gusobanukirwa. Hari intwari nyinshi zagiye zihura n'ibigeragezo bitandukanye, ariko zivamo zitsinze, ndetse n'urugendo rw'Abisiraheli ushobora kuhigiraho ibintu bigiye bitandukanye kandi bikaba byagufasha gutsinda. Niyo mpamvu rero amateka azakwereka ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni ukureba intambwe bagiye batera n'uburyo bagiye bakoresha kugira ngo babashe gutsinda, urebe uburyo bagiye barwana urugamba kugira ngo batsinde, maze abatsinze bakagenda urugendo rwabo neza, bagasoza amahoro. Bizatuma uvuga uti nanjye nkwiriye kugenda gutya kugira ngo mbashe kugera ku ntego, mbashe gukomera mu rugendo rwanjye rwa gikristo. Maze ibyo bintu bibiri rero ni ibi: abakoze neza uzabakuraho icyitegererezo cyiza cy'uko ukwiriye gutera intambwe, ukwiriye gutera ikirenge mu cyabo. Maze abagiye bagwa mu makosa, urebe amakosa baguyemo, urebe icyatumye bagwa muri ayo makosa, urebe icyatumye basubira inyuma, maze nubona ikintu cyatumye basubira inyuma bakagwa bakava mu byizerwa, bigusigira isomo, maze aho bagenze nabi uhakosore, uhagende neza. Ayo mateka rero azagufasha gutuma ureba ibitagenda neza mu buzima bwawe mu rugendo rwa gikristo, maze ubikosore, birushaho gutuma ugira urugendo rwiza mu buzima bwawe, mu rugendo rwawe rwa gikristo. Urumva rero amateka kuyiga ni meza cyane, azagufasha ibintu byinshi. Mu mateka harimo ibintu byinshi bizagufasha mu rugendo rwawe rwa gikristo. Urumva turacyari kuri cya kintu cya mbere cyo kwiga ijambo ry'Imana, tureba ibyo bika n'uburyo wabyiga bikakugirira umumaro. Ikindi rero ukwiriye kuzirikana kandi ukwiriye kwitaho ni ikintu bita ubuhanuzi. Ubuhanuzi ni indororwamo wireberamo ukareba iby'ahazaza, ni indororwamo nk'uko n'ijambo ry'Imana ari indororwamo urebamo ukareba uburyo ukwiriye kumera, rikakwereka uko usa, maze wamara kubona uko usa, ukagerageza gusenga kugira ngo usubire mu mwanya mwiza, Imana igufashe ukureho ibizinga bikuriho, maze ubuzima bwawe bugende neza. Niyo mpamvu rero ubuhanuzi ni pica ikwereka ahazaza uko hazaba hameze, maze bigatuma witegura uvuga ati muri iki gihe bizaba bimeze gutya, bitume wiga ijambo ry'Imana ushyizeho umwete mu buzima bwa buri munsi. Uko udasiba kurya, uhora urya kugira ngo ubeho ugire ubuzima bwiza, niko ukwiriye no kwiga ijambo ry'Imana umunsi ku wundi, kugira ngo urugendo rwawe rwa gikristo rubashe kugenda neza kandi ugire ubuzima bwiza. Rero icyo kintu uba ukwiriye kucyitaho kugira ngo urugendo rwawe rumere neza, kuko niho duhishurirwa ubushake bw'Imana. Mu ijambo ry'Imana niho duhishurirwa ubushake bw'Imana, kandi ubuhanuzi butuma dusobanukirwa n'ibihe tugezemo n'igihe dusohoyemo, bigatuma umenya past, ukamenya future, ukamenya na present. Rero igihe kizaza cya future ugisobanukirwa neza nuko uri kwiga cya gika cy'ubuhanuzi gisobanura ingando ya Eliya. Niyo mpamvu rero ingando ya Eliya izagufasha gutuma, cyangwa se ubuhanuzi buzagufasha gutuma umenya iby'ahazaza, usobanukirwe n'igihe urimo. Ikindi rero muri bya bintu bitanu twavugagaho, ndabona ari birebire, reka iki gice tukigire icya mbere.
iki gice tukigire icya mbere. Ubwo tuvuze ku gice cyo kwiga ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16. Icyo rwose igitabo cy'ijambo ry'Imana, icyo gitabo cya Bibiliya kizagufasha gutuma urugendo rwawe rumera neza. Reka iki gice tukigire icya mbere, tuzakurikizaho igice cya kabiri. Igice cya kabiri rero kizajya kivuga noneho ku gusenga, uburyo umukristo akwiriye gusenga kugira ngo abashe gukomera mu rugendo rwe rwa gikirisitu. Icyo ni igice cya kabiri tuzakurikizaho. Reka rero iki gice tukigire icya mbere. Mwumvishemo ko hakubiyemo ibintu byinshi, kugira ngo bibe birebire rero ukwiriye gukurikirana ibyo bintu kandi ukiga ijambo ry'Imana. Kwiga rero niyo mpamvu igice cya kabiri kizaza kivuga ku gusenga, kuko kwiga ijambo ry'Imana bijyana no gusenga, kugira ngo ubuzima bwawe, urugendo rwa gikristo, ubashe kurwana urugamba kandi ubashe gutsinda ibigeragezo byose uhura nabyo, kuko mu ijambo ry'Imana hatuma uganira n'Imana, ukamenya icyo Imana ikwifuzaho mu rugendo rwawe rwa gikristo, ukamenya aho utsindirwa, aho utsindirwa ukahakosora, maze bigatuma ugira imbaraga. Rero tubashimiye ko mwafashe umwanya mugakurikirana kino kiganiro. Ni ikiganiro cyiza cyane. Imana ibaha umugisha kandi mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Icyo usabwa gusa wowe nta kindi rwose, nuzajya wumva kikunogeye, ukumva ikiganiro wumvisha hari aho kigukoze ku mutima, kugisangiza abandi, ni ibyo bintu bya mbere ukwiriye gukora. Ikindi ukibuka gukanda subscribe kugira ngo ukomeze kuzajya ugezwaho ibiganiro tubagezaho, ukomeze kuzajya ubibona uri uwa mbere, ntihagire umuntu uzajya ugutanga. Rero turabashimiye, naho utaha mu gice cya kabiri, ndabashimiye.